hanyuma mu miryango y'iwabo wa mama hari abapfumu bakabwira mama ati abakurambere batubwiye kuzabyara akana k'agakobwa ariko mu gihe cyo kuvuka kwako kazahita gapfa. Navutse mfite ikiro kimwe, mpitwa amazina atandukanye, hari ubwo banyitaga Kabeba, ubundi bakanyita Songori, bitewe n'uburyo bambonaga kubera ko ntaterurikaga. Ni impfu nyinshi nagiye ndokoka. Ari igihe narozwe ndoga uburozi, bampereza umuti wo kundutsa, ndagenda ndawunywa. Muri kwa kundi ko kunywa habaho gucisha hasi no hejuru. Pfa ku isaha ya saa 9 z'ijoro nanone nongera kugarura umwuka. Ubugurube kwa kundi wabutambagira bwaragiye bumaranira kuri wa mwanda burawurya. Bya bibwana by'ingurube uko byari bitatu byarapfuye, babicukuriye icyobo ruguru y'urugo, babirundamo barasiba. Imbwa ziraza zitaburura bya bibwana by'ingurube, zirabitataguza zirabirya. Tuza kumenya ko nazo birangiye nyuma y'iminsi ngahe zipfuye. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko bameze neza cyane kandi murimo gukurikirana BigTown TV. Kubatara subscribe ni nk'ibisanzwe no gukanda kuri subscribe, inzogera ku ruhande maze ukatubaza what is going on. Uyu munsi turi kumwe n'uyu mupapa ari imbere yanyu kuri camera za BigTown TV. Afite ubuhamya bukomeye cyane, ni wa wundi nimba mwigeze kumwumva cyangwa ari ubwa mbere. Uyu mugabo yigeze gusangira uburozi n'ingurube. Ingurube zirapfa, umugabo asigari ari muzima. Imbwa zirapfa, umugabo kugeza uyu munsi aracyahari. Turi kumwe nawe hano kuri camera za BigTown TV. Reka banze twibwire maze dukomeze n'ibindi byinshi muraza kubimenya. Stay there and this is BigTown TV. Ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Ezekiel Rukundo. Ndi umukristo mu itorero rya Deperi. Ndi umugabo ndubatse. Ninjye muhanzi waririmbye indirimbo ivuga ngo aha turi hahoze abandi. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Okay. So uru mupapa wubatse, ukaba uri umuririmbyi wa gospel n'umuhanuzi ngira ngo. Byose iki Imana impaye gukoreramo nicyo nkoreramo. Ariko impano niyiziho cyane ni y'ubuhanzi ndetse n'ubuhanuzi. Nibyo bintu mbona Imana ikoresha. Ariko no mu ijambo ry'Imana mu kwigisha nabyo ndabikora. Nice. Tutarakomeza n'ibindi byose, reka turebe ku buhanuzi gatoya. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni impano Imana ikunze kunyuramo imenyesha ubwoko bwayo ibyenda kubaho cyangwa se ibyabaye n'ibizaba mu gihe kizaza. Okay. Ko basige bavuga ko muri minsi hari abahanuzi b'ibinyoma benshi cyane, hari abahanuzi b'ukuri bakeya cyane, tuzabitandukanya gute? Ubundi ikintu kimenyekanisha ubuhanuzi buturutse ku Mana nuko ubwo buhanuzi busohora bikagaragara ko busohojwe n'Imana. Ikizamenyekana no kubuhanuzi nanone ari ubw'ikinyoma, kuko ngira ibyiciro bibiri by'ubuhamya. Hari igihe nigeze kumva ijwi rya Satani n'iry'Imana. Iteka ijwi rya Satani riza rica intege abantu, rizana ibintu inyigisho z'ubuyobe, ariko iry'Imana riza kenshi ricyaha. Ijwi rya Satani rimeze gute, ritandukana gute n'iry'Imana? Hari igihe kimwe nigeze kugera mu kigeragezo, niho naje kumvira ijwi rya Satani n'iry'Imana. Umunsi umwe nari naburaye nanabwiriwe, maze iminsi 3 ntarya ntanywa. Hanyuma nigira inama yo gusoroma imboga za dodo. Icyo gihe mfukamye ndi kuzisengera, maze kuzirya, numva ijwi ry'Imana riramanutse gisa amabati, rirambwira ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose, ibyo biryo uriye ntabwo uzongera kubirya ukundi. Irangije irambwira ngo kandi nzakugirira neza ndetse nzakubakira n'urugo muri uyu mujyi wa Kigali. Iryo jwi riragenda n'iry'Imana. Ako kanya hahita hongera haza ijwi riza kwa kundi ry'Imana ryaje, rirambwira ngo niba ari Imana ivuze ejo uzarya iki. Ntitamenya kubitandukanya, menya irya Satani menya n'iry'Imana.
ubwo buryo rizamo. Ijwi ry'Imana ni ry'umugabo, umugore, umwana, biba bimeze gute na rya Satani naryo bimeze gute? Uko biri kose utaragendererwa n'imbaraga z'umwuka wera, aya majwi uko ari abiri ntabwo wabasha kuyatandukanya. Ubundi mu buhanuzi buri nshuro 3 hari ubuhanuzi bw'amarangamutima, hakaba ubuhanuzi buturutse ku Mana, n'ubuhanuzi buturutse kuri Satani. Ubu buhanuzi uko ari 3 kugira ngo butandukanye uri umwana w'umuntu biragoye, kereka babandi bagiriwe ubuntu ari bo Bibiliya ivuga ngo mwebweho mwahawe gusobanukirwa iby'uwo mugani, ariko abandi bo bahabwa kubyumva ntibabibone, bakabireba ariko ntibamenye. Nubwo buryo ushobora kubisobanukirwa ubuhanuzi bw'amarangamutima. N'icyagiye giye nzakureba nkavuga nti bagti mpereye ku buryo nkubona ndabona ikinyamakuru cyawe Imana igiteje imbere. Ubwo ni urugero, kubera ko nawe ufite inyota yuko cya kinyamakuru gitera imbere, uzahita ubyakira. Ariko ngiye bishingiye kuko nabonye icyo kinyamakuru. Ahangaho ntabwo haba akoreshwa prediction, gupredictinga ibintu, kuko urabona bagti arakora cyane. Yego, nawe uko ariko kose arashaka ko kwiteza imbere. Ukamubwira ngo ndimo kubona mu gihe cy'imyaka 2, ariko ukaba wabipredictinze atari Imana yakubwiye, no kubirebesha amaso y'abantu. Ni bwa bundi bw'amarangamutima nibyo nakubwiye. None hari ubuhanuzi nanone buturuka kuri Satani, aribwo bushobora kukubwira ati bagti nzakugirira neza, ariko nanone iri mu byaha. Sibyo, hari igihe Imana ishobora kuvugana nawe igukura mu byaha, ariko akaba n'igihe Satani avugana nawe ahamya ko azakugirira neza, azagutambagiza amahanga, ariko ukiri mu byaha. Iki Imana rero yitaho mbere ya byose nuko Imana ibanza kugukura mu byaha ikabona kuguha amasezerano. Nicyo cyatumye ibwira Mose, iramubwira ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, mbonye agahato n'amarira batakishwa nabo bakoresha uburetwa, ariko manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Intambwe ya mbere Imana yari ikoze kwari gukura Abisiraheli mu byaha ikabajyana mu gihugu cy'isezerano, aricyo cyo gukiranuka. Yego. Okay, nice. Reka dutangire ku buhamya bwawe, kuko ubuhamya bwawe bufite parts zitandukanye. Ngo imbere uko uvuka, wavutse, wakuze, n'ibindi biri bukomezeho. Reka dutangire ahangaho, watubwira neza bimeze gute, byari bimeze gute, bikomeza gute kugeza uyu munsi? Ngiye mvuka ku babyeyi babiri, papa yitwa Mugaru Innocent, mama kitwa Yasangiye Habiyambere. Ariko mama twita inda y'amezi 2, Imana yavuganye na papa kuko mvuka mu muryango ukijijwe, irangije ibwira papa ngo uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Rukundo Ezekiel, kuko ari umwana w'umugisha kuri wowe kandi akaba umwana nzakoresha iby'ubutwari. Irangije iramubwira ngo kandi uyu mwana Satani azamurwanya uhereye ubu ngubu, uhereye mu kuremwa kwe kugeza igihe azapfira cyangwa se kugihe azatabarukira, ariko ngewe nk'Uwiteka ndi kumwe nawe kugira ngo murokore. Imana iha papa umbyara ijambo riri muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4, iramubwira ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ariko kandi nyuma gatoya iramubwira ngo katuyisome nta kibazo niba ntacyo bitwaye. Imana iraduhana umugisha. Ni Yeremiya igice cya 1 umurongo waho wa 4, haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Yehova Nyagasani, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uturi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Niryo jambo Imana yahaye papa. Irangije iza gusimbuka imubwira uburyo Satani azarwanya uhereye mu buto bwanjye kugeza nshaje. Imuhereza ijambo riri n'ubundi riri mu gice cya 1 cya Yeremiya umurongo wa 18. Iramubwira ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu n'igihome cy'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa, igihugu cyose abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho bazakurwanya,
ariko ntabwo bazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkorokore. Ni ukuvuga ngo muri ibyo Satani yahereye ako kanya arwanya inda ya mama. So reka tuhita dukomereza ngaho. Wabimenye gute ko papa wawe yavuganye n'Imana ikamubwira ibyo ngibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo uko biri kose iyo umwana avutse ahabwa amateka n'amasezerano Imana yari imufiteho yahaye ababyeyi babo. Papa umbyara niwe wanganirije ayo mateka, arambwira ati burya kuvuka kwawe wavutse muri ubu buryo, ubaho muri ubu buryo, niyo mpamvu ugenda uhura n'ibi kugira ngo Satani arwanye icyo Imana yakuvuzeho, ariko mu buryo wavutse n'ubu ngubu tape by tape ni iyi ngiyi. Kuko icyo gihe kugira ngo abimbwire turaza kuza kuhagera, ariko kamavugaho gato, ari igihe narozwe ndoga uburozi imyaka 2 yose. Mama agiye kundutsa, bampereza umuti wo kundutsa, ndagenda ndawunywa. Muri kwa kundi ko kunywa habaho gucisha hasi no hejuru, ukaruka hariya ugacisha no hasi byose. Ingurube zirya umwanda ngewe nitumye, zirangije zandura uburozi. Nuko ngo mama yarutsaga ingurube akarutsa nanjye. Mu Kinyarwanda aribyo bita kwina, no gucisha utuntu mu kabuno hanyuma bagashyirayo umuti. Aho ngaho ni ukuvuga ngo kwa kunya ingurube nazo zigenza gutyo. Nibwo rero data bambwiye yuko naje gupfa, pfa ku isaha ya saa 9 z'ijoro. Nanone nongera kugarura umwuka. Hanyuma rero aho ngaho mbere yuko nzuka, mbere yuko data amenye iby'Imana yavuganye nawe, yaje kubwira Imana ngo uyu ni wa mwana wampaye, ariko none arapfuye kandi wamuvuzeho ibi n'ibi. Sawa, reka dutangire sasa hahandi. Mama wawe aragutwite. Mama arantwite, ayo mezi 2 ijwi ry'Imana rivuganye na papa, muri make rimuhaye amasezerano ku buzima bwanjye. Imana imubwiye uburyo izangirira neza, imubwiye uburyo izankoresha. Papa arataha kuko yari yagiye gusenga, aragenda aganiriza mama iby'Imana yavuganye nawe. Hanyuma mu miryango y'iwawe wa mama hari abapfumu b'iwawe wa mama, bakabwira mama ati twabajije abakurambere imiti imeze gutya na gutya, abakurambere batubwiye kuzabyara akana k'agakobwa, ariko mu gihe cyo kuvuka kwako kazahita gapfa. Ni ukuvuga ngo guhera uwo munsi rero ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana bwatangiye guhangana ku buzima bwanjye. Imana ikazajya indwanaho kugira ngo indokore, Satani nawe akarwana kugira ngo anyice. Aricyo cyaje gutuma muri ayo mezi 2 Imana imaze kuvugana na papa, hacamo andi mezi atarenze 5 Satani arivumbagatanya, ndayije mvukira igihe kitageze. Ariko mu kuvuka kwanjye navutse mfite ikiro kimwe, nta garama na nkeya zirengaho. Genda umwana wavutse mfite ikiro kimwe, nta kuvuga ngo amagarama, nta kuvuga ngo ibiki. Navukiye ikiro kimwe, mvukira ahantu bita Igakoma mu Kidage. Ariko nsubiye inyuma gato, mama inda imaze kwivumbagatanya, igaragaje ibimenyetso ko ishaka kuvamo, byabaye ngombwa ko mama umbyara bamwirukankana kwa muganga. Papa agenda inyuma y'abajyanye mama kwa muganga, kuko icyo gihe babateruraga muri zino ngobyi za Kinyarwanda, ari z'abantu babatwaramo. Ntabwo nge nagendeye muri ambulance. Data ari inyuma yabo ahura n'agakecuru k'agapfumu ko muri iyo miryango ya mama, karamubwira ati rero ijoro ryakeye nkimara kumenya ko umubyeyi arwaye yarembye, nabajije abakurambere, nari nkuzaniye umuti nguwe, ariko abakurambere bambwiye ko uko biri kose hari buze kuvuka akana k'agakobwa karaza guhita gapfa. Papa itabwira uwo mukecuru amuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana yavuganye nanjye ko nzabyara umwana w'umuhungu, ndetse n'amazina nzamwita Imana yarayambwiye kuko nzamwita Rukundo Ezekiyeli. Ibyo byabo bakurambere bawe, ibyo byizo mana zanyu nge ntago bindeba, icyo ndeba nkatumbira n'ikimana yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Naje kuvuka rero muri ubwo buryo. Papa yageze mu Kidage aho bajyanye mama, asanga akana kavutse. Asanze kavutse, abaganga baramubwira ati havutse akana k'agahungu, ariko mu buryo bigaragara kavutse gafite intege nkeya, kataranakura. Twagashyize hariya muri kuveze. Nuko nguko narerewe muri iyo kuveze, yari imeze nk'akantu k'agasekuru. Hanyuma konka kwanjye byari gitangaza. Mama yarakamaga,
harangiza akanzanira mu gaseke muri utu duseke bakunda kunywesha fanta nanjye nkaba ariko nonkeramo kugeza amezi 2. Mama yatwite inda y'amezi angahe? Wavukiye amezi angahe? Ngiye navukiye amezi 7 ashyira amezi 8. Okay. Hanyuma rero bidatinze paparaza yirebera akana kiwe akomeza gushima Imana, ariko n'ubundi intambara zikomeza kuba nyinshi ku buzima bwanjye, gusa Imana ikomeza kundwanaho. Ngewe iyo mbura iyo nzuzuza umwaka nk'ejo mpita mvuga nti kubera ko navukiye amezi 7 reka nongereho n'andi 2 y'ubuginga nakubitiye muri kuveze, hanyuma amezi 9 abana bavukira yuzure mbone kugira anniversaire. Nuko nguko bigenze. Nuko mbigenze. Ubundi nakagombye kugira anniversaire kuri 14 z'ukwezi kwa 9, ariko kubera ko gukubitaho y'amezi 2 y'ubuginga ngira anniversaire kuri 14 z'ukwezi kwa 12. Kubera iki bigenza gutyo? No kubera ko hari amezi 2 y'ubuginga nakubitiye muri kuveze mu gihe abandi bayakubitira mu nda. Bigaragaza kutubahiriza umunsi mama wawe yakubyariye. Kubera ko uwo munsi wari mubi haba kuri mama no kuri jewe, kuko niwo munsi giye nakagombye gupfamo, ariko mpita nkora ikintu cyo gukoza Satani isoni, nkereka Satani ku munsi nakagombye gupfaho Imana yawusimbukije, bahita mwereka ko ku munsi wa 14 w'ukwa 12 ari wo munsi nagakwiriye kuba mvutse n'ababyeyi banjye bagashima Imana. Okay. Sawa, umaze kuvuka byaje gukomeza gute? Maze kuvuka ubwo hari muri 1994 haje kubaho jenoside, habaho guhunga mu buryo butandukanye. Twe twahungiye mu gihugu cy'u Burundi kuko ahantu dutuye cyangwa se aho mvuka ni hafi y'u Burundi, naho bita mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza, ubureba Burundi hakurya. Niho rero twebwe twaje guhungira muri komine y'ahantu bita Bugabira, ubwo ni mu ntara ya Kirundo. N'ubundi twagezeyo rero kubera ko urumva twari duhunze amabi yarari kugwira igihugu cyacu, tugera mu Burundi naho tuharwanira n'intambara z'uburyo butandukanye. Urumva ubuzima bwo kuba mu ikambi bw'ubuhunzi nabwo ni ubuzima buteye ubwoba, ariko kubera ko Satani yakomezaga kundwanya, uwo munsi twageze mu ikambi mama umbyara yaje kumenya ko musaza we ari mu yindi kambi yo hakurya muri komine yahitwa Ntega. Turimo turagenda tugiye kureba uwo musaza we, duhura n'igico cy'abicanyi badushyira hafi y'igihuru bariho batwicaza, ariho bari kwicira abantu. Mama we niwe mbwira ati icyo gihe bahatwicaza twari twicaye iruhande rw'abantu bamaze kwicwa, ariko hari n'undi murambo w'umugabo bari bamaze kwica ukiri gusamba, batwicaza aho ngaho. Muri kwa gusengera mu mutima havamo umugabo umwe abaza bagenzi be, arababaza ngo kubera iki abangaba mutabajyana kwa konsiye utabera. Urumva mama ari gusenga akavuga ati buka uyu mwana icyo wamuvuzeho, ibuka natwe iki gihe ntabwo ari cyo gupfa kwacu. Ariko kubera ko Satani yashaka ko dupfa Imana itabishaka, nubwo uwo bategetse kutwica yaje kwiryamira yubitse inda, arimo ariyumvira. Nyuma y'iminota nk'itanu arahaguruka, amaze atariya mubyeyi warugiye hehe, avuga ati nari ngiye kura musaza wanjye utuye muri kara gace ko hakurya, ariko munyicaje aha ngaha, mbese nubwo buryo naringiye. Baramubaza ngo musaza wawe ninde? Icyo gihe ahita umugabo wari buramatare w'intara ya Kirundo, buramatare w'intara ya Kirundo witwaga Filipo Njoni, aravuga ngo ngiye kureba Filipo Njoni, kuko icyo gihe Filipo Njoni wari wo mu miryango yo kwa mama icyo gihe mu bisantera by'iwabo kwa base wabo. Ariko muri za 59 se wa mama ahungira mu Rwanda, bahita bahabwa amasambu mu Rwanda, aribo babandi baba barahunze muri za 59 bakagenda batunga mu buryo butandukanye. Igice kimwe cy'umuryango wa mama kiba mu Burundi, ikindi cy'umuryango wa mama kiguma mu Rwanda. Icyo gihe rero ari asobanura Filipo Njoni ari we musaza we kwa se wabo. Amaze kumusobanura babicanye bahita bavuga ngo uri mushiki wa Filipo Njoni? Arababwira ati yego. Filipo Njoni mupfana iki? Biba ngombwa ko bamubaza amateka yo kwa Filipo Njoni. Bakimara kubyumva baravuga ngo twari tugiye kwikora mu nda, ariko
igendere icyo akora uwo mwana w'umunyarwanda kuko wamubyaye mu banyarwanda we turamwica. Umwe muri bavamo aravuga ngo ni kuki twasigira umubyeyi agahinda, reka tubareke n'ubundi bose bagende, wenda umwana azagwa iyo ngiyo. Ubwo buryo nabwo Imana indokora urwo rupfu na mama imurokora urwo rupfu, nuko byaje gukomeza. Ukaba warokotse urupfu rwa kabiri. Urwo ni urupfu rwa kabiri rukomeye kandi gukomeza gute. Hanyuma nyuma yo kurokoka urupfu rwa kabiri, mama yarakomeje aragenda kurumva baraturekuye. Tumaze kugenda tugera aho twari tugiye, dusanga musaza wa mama nawe ari aho ngaho. Biba ngombwa ko tunahasanga na papa kuko icyo gihe twe duhunga ntabwo twari twarahunganye na papa. Papa yahunze mu cyiciro cye, natwe duhunga mu cyiciro cyacu, ku buryo papa agace yari atuyemo yari azi ko twe twapfuye byarangiye, natwe tukaba tuzi ko yapfuye byarangiye. Ariko kubera Imana ibikora gutyo, baturangira ko musaza wa mama atuye aho ngaho kugira ngo twongere duhure nk'umuryango. Dusanga papa yashatse undi mugore, na mama nawe yibera mu ikambi, ariko baza kongera kwihuza. Biba ngombwa ko data abatunga ari abagore babiri. Muri abo bagore babiri haza kuvukamo n'undi murumuna wanjye kuri uwo mugore wa kabiri. Tuza gukomeza gutyo, bigeze kwa papa na mama wawe uri wenyine. Papa na mama, kuri papa na mama tuvuka turi abana, yenda umwana wa mbere, ariko nyuma yaho hari bashiki banjye 5 na murumuna wanjye umwe. Ubwo urumva tuvuka turi abana 7 kuri papa na mama. Noneho kuri papa tukavuka turi abana 9, umwe yarapfuye. Yego. Nuko muri ubwo buzima bwo mu ikambi twaje guhura n'ubuzima butugoye, nza kurwara nanone indi ndwara yo kwishimagura umubiri bayitaga nshima, y'ibiheri byo ku mubiri byanindaga amazi ku mubiri. Aho ndagenda ndananuka, ndanamba, ntitwa amazina atandukanye. Subi inyuma gatoya hariya navutse ndagaprimatiri, banyitaga utuzina dutandukanye tw'utubyiniriro. Hari ubwo banyitaga kabeba, ubundi bakanyita songori, ubundi bakanyita rukubagana. Bagendaga banyita utuzina twinshi dutandukanye bitewe n'uburyo bambonaga kubera ko ntaterurikaga. Utwo tuzina rero naje kuza kudukurana naho ngaho mu ikambi. Muri ubwo buzima bwo kurwara shima, ndagenda ndananuka, ntarya nta kintu na kimwe mbese muri nge naryaga, usibye ko ababyeyi bigoraga bakashakira amafi, akaba ari ya ntunga, ikaba ifine nkaba nayirya iminsi 3 kugira ngo ubuzima bwanjye bugende bwendereya. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe uko biri kose nari maze kugira imyaka 2-3. Iyo ndwara rero Imana yaje kuyinkiza, n'ubundi inkiza byari bikomeye, ariko ndayikira mu izina rya Yesu. Hanyuma yaho bigeze mu myaka 7, kuko bigeze mu myaka 4 Imana yaje kuturokora urundi rupfu. Mwaho mu ikambi haje kubaho igitero cy'abantu gishaka kwica za mpunzi zari zarahungiye aho ngaho z'abanyarwanda. Haza amamodoka menshi, ku bantu hari amamodoka ayanga apakira ibintu by'amakontineri, abantu barayazi. Aza ari amamodoka agera muri 30, aparika hano ku kibuga cy'umupira. Wenda kubankurikiye bari mu Burundi cyangwa bazi muri ako gace, ni ikibuga cy'umupira kiri ahantu hitwa muri commune Bugabira, twakundaga kuhita position ya gisirikare. Ibimodoka biraza biparika aho ngaho, badutondesha imirongo. Mu ikambi hacamo ababandi twakwita ngo nabahwituzi hano mu Rwanda, bagenda bavuga ati mujye mu nama. Tujyayo, tugezeho twisanga turi abantu benshi, nawe urabyumva impunzi, bakajya buriza amamodoka abantu, ariko bakabajyana tutazi aho bari kubajyana. Konsiye wa komene Bugabira icyo gihe yaje kwitaba Imana imuheruko ridashira, aza kwibaza impamvu ibyo bimodoka biri kuza bigatwara abantu, ariko abamukuriye hejuru batigeze bamuhamagara ngo bamumenyeshe icyo kintu. Twe twari turi ku murongo w'imodoka ya 5 yari igiye gupakira. Muri iyo modoka ya 5 hagiriyemo musaza wa mama twagiye kureba igihe twarokakaga, niwe wagendeyemo. Kuva uwo munsi yakagenda ntabwo twongeye kumubona. Icyo akora amateka atubwira yuko nawe yiciwe muri icyo gitero
cy'uwo munsi we ntiyabashije kukirokoka. Twari turi rero ku murongo w'abantu bagomba kurira, yewe nari imbere ya papa, musaza wa mama ari imbere yacu ho nk'abantu batatu, yurira imodoka. Muri ako kanya konseye aba yahamagaye i Bujumbura, hari ku bwa perezida Buyoya, ni Buyoya, ahamagaye i Bujumbura bahita bohereza indege ya kajugujugu ije, bya bimodoka bikibona indege irimo ritegura kugwa ku kibuga cy'umupira, no kuvuga ngo bamwe bahise batse imodoka byabo bigendera, urwo rupfu narwo tururokoka gutyo. Ariko no kuvuga ngo abagiye muri izo modoka zose zabanje, kereka babashije gusimbuka cya kimodoka kuko cyo cyahagurutse kidafunze, bapfa gutyo, natwe turokoka gutyo. Mbese urumva ni impfu nyinshi nagiye ndokoka, ariko byose ndabishimira Imana. Okay. Waje gukura gute noneho nyuma yo kurokoka impfu nyinshi zitandukanye, wakoze gute? No kuvuga ngo Satani n'ubundi ntabwo yigeze atuza ku buzima bwanjye, cyangwa se ngabone yuko Imana yo mu ijuru imfiteho umugambi ufatika. Ariko icyo naje kubwira abantu bakurikiye BigTown TV no kugira ngo mbabwire ko umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni muremure kandi ntarondoreka. Icyo Imana yitumye ku muntu iragisohoza byanga bikunda, nubwo Satani yahaguruka. No kuvuga ngo muri icyo gihe haje umva turokotse izo mpfu, tugiye mu buzima bw'ikambi. Papa yakoraga umwuga wo gucuruza icyo bita ibidiya cyangwa se ibibenye cyangwa se za banje, biterwa no ku muntu yabyumva mu kinyarwanda gisesuye. Bya bibenye byaje kumuviramo udufaranga, aragenda agura agasambo hafi aho ngaho muri komene Bugabira. Bumva iyo sambo yarayiguze 7,000 ahantu ho kubaka ikigonyi, tubariho twimukira. Muri kwa kuhimukira rero naje kuhakubitirwa n'uburozi, n'uburozi mu mateka yanjye ntateze kuzibagirwa, kandi n'uburozi bwanyeretse imbaraga z'Imana ishobora byose. Naraburiye mbunywa mu byo waguteze ubwo burozi, impamvu ni yihe? Mukuri ntabwo buriya iyo umuntu yakuroze ntabwo upfa kumumenya, kereka wenda iyo ugiye mu bapfumu bakaba bakubwira ngo n'uyu, ntabwo namenya nanjye uburyo naburiye, kuko iyo nza kumenya aho nabuririye, n'ababyeyi banjye kumvuza biba byaroroshye. Ariko kubera ko muri uko kurogwa ikintu naziraga kubonesha amaso yanjye se cyangwa kukirya cyangwa kukinywa cyari igikoma cya sosoma, bituma abantu bavuga yuko ari cyo kintu naba naranywereyemo uburozi. Kubera ko ikintu wanywereyemo uburozi cyangwa waririyemo uburozi ntabwo wongera kukirya, uhita ugihurwa nk'uko umugore ubikunda hari ibintu ahurwa, nawe uhita ugihurwa. Kugeza n'ubu ubu ngubu byarakize uburozi, bwarakize, ahubwo Imana ikimpe nongere nkinywe mu izina rya Yesu kitarimo uburozi. Yes. Hanyuma kwa kurya bwa burozi cyangwa se kwa kunywa cya gikoma cya sosoma, nararwaye ndwara indwara y'amayoberane ababyeyi batarasobanukirwa iyo ariyo, bakajyana kwa muganga bakabura indwara. Hanyuma biza kuvamo kugenda bakira inama z'abantu batandukanye, batangira kugenda bamvuza mu miti ya kinyarwanda cyangwa se y'ikirundi, kuko iyo uri mu gihugu kitari cyawe ukurikiza umuco wawe. Imiti y'imyahirano yari ya kirundi, turi hano mu Rwanda yaba imyahirano ikaba imiti ya kinyarwanda. Bagenda banzengurukana mu duce dutandukanye, aho bita za Mugombwa, aho bita za Marangara, aho bita za Ntega, hose bakajya bagenda banzengurukana mu duce dutandukanye ku bavuzi batandukanye. Na nyogokuru nawe ubyara mama twari twarahunganye, nawe akishyiriraho agakeregeshwa kiwe. Muri make bakujyanaga mu bapfumu? Ni mu bapfumu, mu bavuzi batandukanye. Ni abapfumu, kuko urumva nubwo iwacu bari bakijijwe, ariko igihe cy'ikambi cyahise gisa nk'ikibakamuye, ibihe byo gusenga Imana n'ubuhunzi, batangira kunjyana muri iyo miti itandukanye. Ariko batanywa inzoga, bibwira yuko barimo baravuza umwana, ariko baratandukiriye Imana nanone. No kuvuga ngo nyogokuru ubyara mama nawe yashyiragaho agace yishwe kiwe,
abantu niba bari kunkurikira baraza kubona imyotso bene hano. Iyi myotso bayinyotsaga ari agakeregeshwa ka nyogokuru byara mama, kuko iyo nafatwaga narwaraga umutwe, nariza agahita mfata bakanzirika amaguru n'amaboko, ubundi bagashyushya icyo bita uruhindu, si ukuntwika bakivayo, bakantwika batitaye aho batwika. Ubu niyo urebye na hano kunda naho hari imyotso, mu ruti rw'umugongo hano inyuma hose bari baranyokeje, umubiri wanjye mbese wari warashize, ariko byose bikaba iby'ubusa, uko bagenza kose bikaba iby'ubusa. Banzengurukanye rero imyaka igera muri 2 yose ntarakira. Mu ijoro rya habura iminsi 3 ngo mpfe, Imana igendera papa mu ijoro iramubwira ngo igitumye umwana wawe arwara akagera hari yageze. Iki gihe ufite n'ubwenge ariko rumaze gihe nari mfite ubwenge kuko maze kuzuka, barambwiye ngo napfuye. Mbaza mama tese nari nishwe n'iki, arambwira ati umaze amasaha cyangwa se z'umugoroba kugeza saa 9 z'ijoro, ayo masaha yararimo yose sinari nkihumeka umwuka w'abazima, nongeye guhumeka ku isaha ya saa 9 z'ijoro. Rero habura iminsi 3 ngo mpfe cyangwa nshyikirwe n'urwo rupfu, Imana yagendere papa iramubwira ngo impamvu uriya mwana arwaye akagera hariya nuko mwatandukiriye mukava mu byizerwa, ariko ndagukeneye kugira ngo mbashe gukiza uriya mwana. Ibyo bintu papa abwiwe mu nzozi bitewe n'ibihe by'umwuka byari byaramaze gusa nk'ibikamutse muri we, ntabwo yabyitayeho, ahubwo yabyitaye ari ukabonye urupfu rwagize rwansumiye ndapfa. Bamwe babyita ko umuntu ngaba yahwereye, ariko papa na mama bo bambwira yuko hagati y'ayo masaha yose umwuka wari washize, cyane ko habaye na ngombwa yuko banatumizaho n'uturyango tumwe na tumwe twari turaho mu ikambi, bakaza bamwe baje bitwaje ikirago cyo kuza gupfunyikamo umurambo ngo bajye gushingura. Kuvuga ngo haburaga iminsi 3 upfe, wabimenye gute ko warusigaje iminsi 3? Papa niwe wabimbwiye. Papa we yabimenye gute ko haburaga iminsi 3 kugira ngo umuhungu we yitabye Imana cyangwa apfe? Ni ukuvuga ngo Imana yabimubwiye habura iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 ishize narapfuye, nicyo cyabimubwiye. Urabona uyu munsi ni kuwa mbere, katuvuge ko kuwa gatandatu ejo bundi uyu ari umunsi wa 3. Ubwo ibyabaye kuwa gatandatu nibibaye uyu munsi uhita ubara iminsi yaburaga, ugahita uvuga ati uko biri kose yari iminsi 3 ishize. Nubwo buryo papa yabibazemo iminsi 3, avuga ati Imana yarangendereye imbwira bino, none birangiye umwana wanjye apfuye. Ajya inyuma ya cya kigonye asenga Imana, arabibwira ati Imana, mu bintu byose wavuganye nanjye kuri uyu mwana, icyo nibuka cy'ingenzi nuko wavuze yuko azaba umukozi wawe akagukorera hafi ndetse na kure. None amazina wambwiye kumwita wavuze ngo nzamwite Rukundo Ezekiel. Ubu tuvugana uyu mwana niko yitwa, ariko yapfuye. None se hari uwundi mwana uzavuka tukamwitera amazina hanyuma agakomeza umurimo uyu nguyu ari kuzakora, cyangwa se twe twaribeshye nk'ababyeyi tumwita amazina ataraye? Agiye kumva yumva ijwi ry'Imana iramubwiye ngo umwana ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Arayibaza ati none se igitumye umbwira ngo ntiyapfuye kandi arasinziriye ni igiki? Iramubwira ngo ngaho genda urasanga uko mwaryamishije umurambo atari kukiryamye, uraza gusanga ukuguru kumwe guhinnye ukundi kurambuye. Ni ukuvuga ngo papa yahise agenda ahita abwira mama aho bari bicaye, urumva umubyeyi wapfushije hari agahinda barimo. Mu minsi yatambutse narapfushije ndabyumva, menye uko gupfusha bimera. Napfushije umwana wanjye w'imfura w'umukobwa, mpita mpa agaciro agahinda mama umbyara yari arimo icyo gihe. Aramubwira ngo Imana irambwiye ngo umwana ntabwo yapfuye arasinziriye, ngo ino tujye kureba. Bageze mu cyumba basanga ukuguru kumwe kurarambuye, basanga ukundi kurahinnye. Habaho kujya impaka kuri hagati y'umubyeyi na papa. Mama akavuga ati ni wowe uguhinnye, papa nawe akavuga ati none se niba ari njye uguhinnye ko twinjiranye ubonye nguhina gute? Hanze naho harimo abantu bavuga ati nta mpamvu yo kugira ngo niba umuntu apfuye amasaha
irimbi riri hafi, nta mpamvu yo kugira ngo turaze umurambo mu nzu, nimureke tujye gushyingura. Bavuye muri iyo ntuza, papa araza aravuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo mujye kurara mushyinguriye umwana, nimubireke tuzamushyingura ejo naba ataragarura umwuka, kuko Imana imbwiye yuko umwana wanjye ari muzima. Habayeho rero guteraganwa papa, bakavuga ngo ni toroma yuko apfushije umwana w'imfura yakundaga cyane, ko yari ngewe n'akandi gashiki kanjye kari kakiri gatoya ari nk'agahinja. Umva guhita upfusha umwana w'imfura, none Imana yavuze ko ari umugisha, byari toroma koko kuri we. Ariko ndashimira Imana yahagaze muri papa, akaba ari ufata umwanzuro wa nyuma wo kutarara banshyinguye, kuko iyo baza kurara banshyinguye umunsi wa none simba nkiriho. Hari igihe nicara nkibaza ntiyo baza kurara banshyinguye nkaza kuzuka cyangwa ngasubizwamo umwuka, nari kuza kwisanga umwuka ungarukiyemo ndi mumva. Ariko Imana ishimwe yahagaze kuri papa, ijambo avuze nka nyir'urugo rikubahirizwa. Saa 9 z'ijoro rero muri ayo masaha, jyewe ubwanjye nta muntu nkomakomye, nta muntu mvugishije, nta n'ijwi numvise, nariyeguye. Maze kweguka kubera mama yari aryamye hafi y'umurambo w'umwana we, yumva ndengutse, arangije arampamagara. Gusa mpamagara ndabyibuka, yarambwiye ngo Ruku. Ndamwitaba ntisabwe, hari mu rurimi rw'ikirundi kuko urumva nari maze iminsi ndi mu Burundi, namenye kuvuga cyane ndi i Burundi. Mwitabye ntisabwe, arongera ampamagara bwa kabiri, ndamubwiye nditaba ntiye, arambwira turi muzima. Ndamubwira nti ndi muzima, nti kubera icyo mbaje ngo ndi muzima se. Arambwira ngo saa 9 z'amanywa kugeza aya masaha wari wapfuye, twari tuzi ko wapfuye. Ndamubwira nti ndi kumva ndi muzima. Mu by'ukuri nari ndi mu cyiciro cy'uko nta mbaraga mfite zo kuba nakwikura hano ngo mbe natera intambwe ngeraho ngaho kamera iteretse, kubera ko nari mfite imbaraga ziri hasi cyane. Ariko nkimara gusubizwamo umwuka, nariyeguye, banjyana muri salo. Ndibuka mu bantu nagiye nsuhuza hari harimo nyogokuru byara mama na nyogokuru byara papa. Narabashuhuje, bambonye n'amarira menshi n'ikiniga, baravuga ngo Imana ishimwe yuko idushubije umwana wacu, nguko ukuntu jyewe nagarutse mu mubiri, Imana ikongera kunkuraho urupfu. Imva yari yateguwe cyangwa se ikirago cyo kunzigazingiramo cyateguwe, amapiki yo gucukura imva nayo yateguwe, bayazanye. Ariko Imana inkuraho urupfu. Ku bantu baduteze amatwi, ni igitangaza gikomeye Imana yankoreye, ari nacyo kintu kimpa imbaraga zo gukomeza gukorera Imana no kuyikunda nk'uko bikwiriye. Icyo nicyo gihe bari baguhaye bwa burozi? Ni bwa burozi bwari bunyishe. Twageze noneho muri ubwo burozi. Byagenze gute? Ni ukuvuga ngo ubwo kugira ngo uze guhuza na ya story y'ingurube, imbwa? Yego. Ni ukuvuga ngo ndazutse, ariko ingurube ziracyarwaye bwa burozi. Kuko nsubiye inyuma gato, nababwiye ko umwanda nitumye ingurube zawuriye. Zimaze kuwurya, mama akazajya amvuza imiti bamurangiye, ariko akayaha n'ingurube. Akarutsa umwana anarutsa ingurube, akarutsa umwana w'umuntu anarutsa n'ibibwana by'ingurube. Byaje kurangira umwanda witumaga ni gute bawuherezaga ingurube? Ni ukuvuga ngo uko biri kose hari uburyo umwana yituma. Ingurube ni inyamaswa zikubagana, zitunzwe n'umwanda kenshi. Hahandi nagiye kwituma, ubugurube kwa kundi wabutambagira bwaragiye bumaranira kuri wa mwanda, burawurya. Bumaze kuwurya buhita bwandura uburozi. Sinzi niba ubyumvise uko mbisobanuye. Zimaze kwandura uburozi, nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ziriye ubwo burozi, nibwo zagaragaje ibimenyetso byo kurwara. Zifatwa nk'uko nanjye nafashwe. Zifatwa ziryama, zifatwa zihinda umushyitsi, isusumira mu mubiri w'izo ngurube. Mama akajya arutsa ingurube, nanjye ndutsa. Umutampaye naza akaziha kugira ngo arebe yuko zakira. Uko jye narukaga niko n'ingurube nazo zarukaga, uko nitumaga niko n'ingurube zitumaga. Ariko aho baje kumenya ubwenge bw'uko bwa burozi ndi kwituma,
bushobora kwanduza ibindi bintu, bancukurira icyobo nzajya ngewe nitumamo kugira ngo hatazagira ikindi kintu cyarya umwanda. Urumva n'inkoko ziwuriye deja nazo zari kwandura uburozi, hagira umuntu zirya nawe akaba yanduye ubwo burozi, bukaba bwakwica umuntu muri ubwo buryo. Abahanga mu kuroga cyangwa mu kuvura uburozi be bakubwira ko urya kirya gihe bakurukije biriya birutsi urutse, hagize umuntu wowe ukabifata ukagira umuntu birogesha, bwa burozi warutse bwamwica, bitandukanye n'uko uri kuburuka bwakwica, kuko buba bukora kuruta ubwo wariye live wowe. Nyuma y'iminsi 3 rero jyewe nzutse, bya bibwana by'ingurube uko byari 3 byarapfuye. Bimaze gupfa bigira inama yo kubihamba, babicukuriye icyobo ruguru y'urugo, babirundamo barasiba, ariko ntabwo cyari icyobo kirekire wavuga ngo imbwa ntiziri bugitaburure. Imbwa nazo rero zihumurirwa ahantu habonetse akaboga, nkuko nta muntu ushobora kuyoberwa ahantu hari busheri atari uko hari icyapa akaboga burya ahantu kariranga. Uzumve nuca no ku rugo bagakaranzeho, byanga bikunda uhita ubyumva. Ndabeshya bagiti nuko nguko kabisa tubisobanukirwa. Imbwa nazo zahise zisobanukirwa ahantu hari akaboga, ziraza zitaburura bya bibwana by'ingurube, zirabitataguza zirabirya, ibyishimo ku makaruguru zirwana zigira gute. Ariko kubera ko zari imbwa z'umuturanyi witwaga Minani, tuza kumenya ko nazo birangiye nyuma y'iminsi ngahe zipfuye, zipfa muri ubwo buryo. Niba hari n'ikindi cyaba cyarariye imbwa, ubwo nacyo cyarapfuye simbizi. Ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ndashimira Imana ko yatanze imbwa n'ingurube zigapfa, jyewe nkavamo ngihumeka umwuka w'abazima. Kuba uyu munsi abantu bari kuntega amatwi cyangwa se bari kundeba, ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Reka mvuge ngo kuba uyu munsi nawe uriho unteze amatwi ndetse uri kundeba, si imbaraga zawe, ni imbaraga z'Imana. Kandi burya hari icyobo wakagombye kujyamo, ariko Imana yemeye ko igishyiramo ikindi kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ube uriho. Ngewe icyobo nagombaga kujyamo uwo munsi, ndabahamiriza yuko cyagiyemo imbwa n'ingurube. Imana ikomeza kundokora, ihabwe icyubahiro. Yes, wariye ibirozi urabiruka, yego, ibindi urabyituma, ingurube zirabirya, ingurube zirapfa, yego, barazihamba, imbwa zirya ingurube, imbwa nazo zirapfa. Yego. Ni atari yo sheni irakaze. Ni ikintu cy'igitangaza gikomeye. Ndashaka kubwira abantu yuko hari igitangaza Yesu yakoze kwa Mariya na Marita, aho bita kwa Lazaro. Genda umugabo wo guhamya yuko n'umuntu wapfuye Imana ifite imbaraga zo kumusubiza mu mwuka kongera akaba kubw'umugambi wayo, kubw'iki ishaka kuri uwo muntu, kubw'iki ishaka gukoresha uwo muntu. Ngo yageze kwa Mariya na Marita ngasanga barize bahogoye, ariko babonye Yesu bamenya ko ahageze. Gusa yazuye Lazaro amaze iminsi no mu gituro. Iyo abantu tubwiriza Bibiliya tuvuga iminsi Lazaro yamaze mu gituro, ariko ntago tuvuga iminsi yamaze muri moruge, nta nubwo tuvuga iminsi yashize bari gutumaho Yesu bamubwira yuko Lazaro yapfuye. Iyo mu gituro yo ni Bibiliya ivuga yarahageze, baramubwira ngo none aranuka, yarapfuye byararangiye twaramushyinguye. Ariko Yesu aravuga ngo nimumukureho igitare, arangije ahamagaza ijwi rirenga aravuga ngo Lazaro sohoka. Rero ndashimira ko Yesu nanjye yageze kuri jye, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema kandi nakwejeje utari wavuka. Yageze kuri jye nanjye ambyutsa muri iryo joro, muri iyo saa ya 9, arambwira ati rukundo mwana wanjye ongera ubeho, kuko igihe cyo gupfa kwawe ntago ari iki. Simpakanye ko ntazapfa, ariko igihe cyo gupfa kwanjye ntago cyari kirya gihe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yego, kubarimo gukurikirana BigTown TV, reka ingi tuguhe nka part 1.
uyu mugabo ukuntu yavutse, ukuntu yakuze, ukuntu yarozwe, ukuntu uburozi yarutse, ingurube ziraburya zirapfa, imbwa zariye ingurube nazo zirapfa, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi byose ngira ngo mwabyumvishe mwebwe muri mukurikirana BigTown TV. Biremewe cyane gutanga comment zanyu no gutegereza episode ya kabiri. Izaza vuba cyane, azatubwira none impamvu Imana yashatse ko agumaho, kuko we arabyemera neza cyane ko yari wo gupfa. Ni wa mugabo wapfuye iminsi 3. Nje napfuye amasaha ni saha saa 9 napfuyemo saa 10 ndi umurambo, saa 11 saa 12 kugenda kugeza saa 9 z'igicuku nkiri umurambo. Saa 9 z'igicuku Imana inkura mu burambo, irongera isubizamo umwuka, irongera impumekera undi mwuka wayo wera, isubizwamo ubuzima, isubizwamo kuvuga, isubizwamo kuririmba, isubizwamo kubyina. Imana yongera kunshyiraho isezerano ryo kubaho. So mu buzima bwawe wasogongeye urupfu? Jewe ndi mu bantu bahamya ntashidikanya ko umuheha w'urupfu nawunywereyeho. Okay. Yes, ubuzima uraza gukomeza, uraza kutubwira impamvu Imana yakurokoye, impamvu ni gute waje gukora kwikorera uyu munsi uri umuririmbyi, n'ibindi byinshi. Ubuhanuzi bwaje gute, wavuye i Burundi gute, wageze mu Rwanda gute, wabaye gute, washatse umugore gute, n'ibindi byinshi cyane. Ibi byose turaza kubikomeza muri part 2. Ibyo ni ibintu by'igitangaza tubikiye abantu, kuko akantu kakagombye gutera amatsiko abantu nuko umugore nashatse ari nge wamuhanuriye ko Imana imuhaye umugabo. Hacyumvise ndangije mama we wakwiswe mabukwe muhanurira ko umukobwa we, ariko sindabamenye, ntabwo nari mbazi icyo gihe. Ndamubwira nti umukobwa wawe ufite ugaragara nkaho ari we usigaye mu rugo wenyine, none irambye ngo imukore uko, ariko ibukoze udahari, ikoze ubukwe bubiri mu rugo rwawe, kandi ubwo bukwe bwose mbonye mbutaha. Natashye ubukwe bwa mabukwe bw'urupfu yapfuye, naha n'ubwanjye n'umugore dushakana, n'amatsiko menshi. Ibyo byose ni muri part 2. Mbese uburyo natangiye umuziki, Imana ibimbwira, ubuzima bwinshi nabayemo mbere yo kugira ngo mbone uko nkora indirimbo imwe yonyine, ni amateka akomeye. Reka tupfundikire hano, tuzababwira part 2. Okay. Murakoze cyane. Ku muntu uri bugukenere watanga contact zawe cyangwa tuzibike nk'ibanga? Twazitanga kubera ko njyewe ikintu Imana impamagariye no kogeza ubutumwa bwiza, no gusenga, no kubwiriza abantu, no gukorerwa kandi imirimo n'ibitangaza by'Imana Imana iciye mu bantu. Kuwankenera ni 07 8 76 8 7 6 ndazisubiramo, ni 07 8 78 7 6 hari n'indi nkoresha kuri WhatsApp, ni 0788 34 84 81. Nizo nimero bamboneraho. Reka mvuge ngo Imana ibahereza umugisha, ariko kandi mbabwira ngo nubwo uburwayi bumeze gute, Imana yankuye mu rupfu, nawe yagukura muri ubwo burwayi. Imana ibaha umugisha. Okay, murakoze cyane. Turi kumwe na Rukundo Ezekiel, mwamubonye kuri kamera za BigTown TV, yadusangije inzira yaciyemo kugeza uyu munsi. Ibiri bukomereze ahangaho, muraza kubyumva next time, muraza kubireba next time kuri episode ya kabiri. Araza gukomerezaho story y'ubuzima bwe cyangwa ubuhamya bw'ubuzima bwe. Ibi byose ni next time, ni kuri BigTown TV. I go by the name Back T, Mike behind the camera. Thank you so much. Namwe muri mukurikirana BigTown TV, murakoze cyane. Until next time, ciao ciao.